wari unaniwe ageze mu nyanja hagati, muzaniye ihumure rivuga ngo nahumure, nakomere, amaherezo tuzasuka ku kirwa tugere hakurya. Imana ishimwe. Twongeye tubaha ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Uyu munsi twongeye tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko riraza kubafasha, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Imbere yanyu rero murabona umuntu ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana, nizere ko riraza kubafasha, reka tumuhe umwanya aribagezeho. Shalom, shalom, shalom. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Amen. Twongeye gushimira Imana, twongeye kutwemerera tugahura. Hari abantu benshi batakibukwa, hari abahuye n'ibibazo, hari abihebye baracyariyo, hari abarwayi bagitegereje ko Imana ivuga bagakira, hari abafite ibibazo batandukanye, ariko twebweho dushimiye Imana ko turi amahoro, dushimiye Imana ko turi muri Yesu byose byemera, dushimiye Imana ko ishobora byose. So rero mbere yo kuvuga byinshi, reka dutangire dusenga Imana, twumve ijambo Imana yaduhaye kuganira, hanyuma reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, watubereye Imana, warakoze, watugiriye neza, utubambira ihema. Abantu benshi baragiye, twebwe turasigara. Tunejejwe nawe rero ko turi amahoro, kandi tunejejwe nawe ko udukunda. Nyemerera uze muri aka kanya tubere Imana, utubambire ihema. Nyemerera uze umuntu wese ufite kwiheba umurengere, wari wabonye ko bitaravamo abone ko wahageze, wabonaga ko apfuye mwereke atagipfuye. Utanga ihumure ku muntu wese tugiye kubana kuri uyu murongo, kandi utanga ihumure ku muntu wese ugutegereje, kandi utanga ihumure ku muntu wese uri kumwe nawe. Tuguhaye ikaze rero, bana natwe, kubikoresha ahantu hose uhagaragare, kandi n'udukurikiye wese akubone, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen, amen. Haleluya. Reka dutangire turi kuririmba. Iwacu harahari, iwacu harahari, iwacu harahari, tuzataha. Iwacu harahari, iwacu harahari, iwacu harahari, tuzataha. Abakijijwe tuzataha, abihanganye tuzataha, kubera ko iwacu yo baradutegereje, kubera ko iwacu yo baradutegereje. Iwacu harahari, iwacu harahari, iwacu harahari, tuzataha. Amina. Haleluya. Dutangije muri ibi bivuga ngo iwacu harahari. Haleluya. Hari igihe dukunda mu isi, tugakunda mu isi tukibagirwa yuko iwacu hahari. Haleluya. Ariko mu by'ukuri mu isi nyine ntabwo ariho iwacu. Iwacu ni mu ijuru, baradutegereje. Nujya wumva uri mu isi bikugoye, ukajya wumva intambara zakubanye nyinshi, ukajya wumva uri wenyine, ukajya wumva ntabwo ufite icyerekezo, uzajya ukomera. Nzanye intego ivuga ngo nimuhumure. Haleluya. Nimuhumure, iwacu harahari, kandi tuzataha. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa,
turasoma ibice 28, turasoma ku murongo wa mbere, twongere tugende dusome kuva ku murongo wa 20 dukomerezeho. Titira biravuga ngo bajyana Pawulo mu nkuge kugira ngo bajye muri Italiya. Bamaze gutegeka ngo dutsuke tujye muri Italiya, Pawulo n'izindi mbohe babaha Yuliyo umutware utwara umutwe wo mu ngabo zitwa Isa Augusto, twikira mu nkuge yavuye muri Adanamutiyo yendaga gutsuka ngo ijye mu bihugu byo muri Aziya. Turatsuka, twari turi kumwe na Arisitariko umunyamakedoniya w'i Tesalonike. Dusome hakurya ku murongo wa 20. Kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka, duterwa na ruhuruma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira, ntimuve i Kirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Nuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, Nduwayo nyikorera, akambwira ati, Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayizari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Amen, amen. Intego yanjye iravuga ngo nimuhumure. Haleluya. Aya masaha n'uyu munota n'iyi segonda umuntu ajya ahura n'ibibazo bikomeye, ariko nzanye intego ivuga ngo komera, humura. Nubwo uri muri runo rugendo, nubwo uri mu nkuge, ariyo inkuge nagiranya n'iyi si tubamo, nubwo uri mu nkuge, inkuge harimo ibyago byinshi, harimo gupfusha, harimo kwiheba, harimo inzara, ngo ndetse harimo n'umwijima. Hari igihe kigera umuntu agakabakaba ntabashe kubona aho afata. Ariko uyu mwanya Imana ivuganye n'umuntu wese udukurikiye bitewe n'igice arimo. Imana ivuganye nawe ngo nimbwire abantu ngo nimuhumure, mukomere, mwe gutinya. Nubwo muri iyo nkuge, ariko nta kintu muzaba, ngo hazangirika inkuge gusa, ariko ntabwo tuzapfa. Haleluya. Uko ngo Pawulo arahagarara, ngo ahagarara hagati, ahagarara ku Mana ye, aravuga ati, yemwe bagabo, ntabwo bikwiriye yuko mujya i Kirete, ariko hari ikintu Imana yanyeretse. Arababwira ngo kuko Imana yansanze nijoro ikambwira ngo nimpumure, impaye abo tuzagendana nabo, ngo nimukomere. Nubwo harimo ibibazo, nubwo harimo gupfusha, hagapfusha ibyanyu namwe, ngo ariko nimuhumure, ngo amaherezo tuzamuka tugere hakurya ku kirwa. Imana ishimwe. Ngo tuzasukwa ku kirwa. Imana ishimwe. Umuntu wari unaniwe ageze mu nyanja hagati, muzaniye ihumure rivuga ngo nahumure, nakomere, amaherezo tuzasukwa ku kirwa tugere hakurya. Imana ishimwe. Waba unaniwe gutegereza, ndagira ngo nkubwire ngo komera. Waba wari uri mu mwijima, ndagira ngo nkubwire ngo humura. Waba wari ufite ibibazo, ndagira ngo nkubwire ngo humura. Waba wari ufite intambara, ndagira ngo nkubwire ngo humura. Witinya, nubwo uri mu nkuge, ariko amaherezo tuzagera hakurya ku kirwa. Imana ishimwe. Uzasukwa ku kirwa, ntabwo uzagwa mu nyanja. Nubwo ubona nta muntu ufite uri hafi yawe, nubwo ubona biri kwanga, ariko humura, gahunda tuzasukwa ku kirwa. Imana ishimwe. Ni ukuri Pawulo aravuga ngo hari ikintu Imana yambwiye, ndashaka kukubwira ngo nubwo wakumva ijambo ry'Imana, biragusaba ko nawe uzajya uhagarara ku ijambo Imana yakumenyesheje.
niba hari umuntu uri kugusengera biragusaba ko nawe ugomba kujya uhagarara ku Mana yawe. Pawulo yahagaze ku Mana yari mu nkuge, kandi Imana ntabwo yamukojeje isoni, byarangiye baje gusukwa ku kirwa nk'uko Pawulo yababwiye. Mbese muri iyi minsi uhagaze ku Mana yawe gute? Ese muri iyi minsi pasiteri yakubwiriza, umushumba yakubwiriza, ariko Imana ivuganye nawe ngo uhagarare ku Mana yawe, nawe wigirire icyizere, wumve yuko utazagendera mu cyizere cy'abandi, wigendera hirya no hino. Hagarara ku Mana bakugishije, hagarara ku Mana wabonye, hagarara ku Mana tabist of fire, hagarara ku Mana yatangiranye nawe, ya Mana yakoze bya bindi, wumve ko iraza gukora n'ibindi bisigaye. Wicika intege, humura, komera. Ni ukuri, nubwo harimo ibibazo, nubwo inkuge iri mu nyanja, nubwo harimo umwijima, nubwo inyenyeri zitari kuboneka, ariko humura. Aleluya. Gahunda ni ugusukwa ku kirwa, ntabwo uragwa mu nyanja ahubwo uragera ku kirwa. Imana ishimwe. Kandi iwacu harahari. Niyo waba urwaye ugataha, ujye wumva yuko waba ugiye iwanyu. Niyo waba ufite ibibazo, wigira ubwoba. Niyo wagira ibikomeye mu isi, uzambuka usuke ku kirwa, kandi nunapfa uzataha ujya iwanyu, kuko iwanyu harahari, kandi amaherezo tuzataha. Umwana azawe azahagusanga, n'abavandimwe bazahagusanga, inshuti tuzazibona. Duhumure, wigira ubwoba. Utewe ubwoba n'iki? Humura, iwanyu harahari, uzataha, kandi no mu isi Imana iri kumwe nawe mu nkuge, nta kintu uraba. Ndakubwiye ngo humura, komera, nanjye mpumure. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusengere iri jambo. Waba ugize icyifuzo aho uherereye hose, zamura ikiganza cyangwa uzamure kwizera, dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, ni wowe wenyine ufite ikintu urema warangiza ukagikomeza. Wabanye na Pawulo muri iyi nkuge, ubwo yari ari kumwe n'imbaga n'abantu batandukanye, ariko waramusanze ngo uramusura nijoro bikomeye, kurya nta byari biherutse, hari mu bintu bikomeye byo kwiheba, ariko uramusanga uramubwira ngo nabwire abantu bahumure, bakomere, kuko batari abo gupfa keretse inkuge yonyine. Kandi uramubwira ngo nibahumure, nawe arababwira ngo ni ukuri uko bizagenda kose tuzagera hakurya. Abantu benshi turananiwe, ariko tubwire ngo dukomere. Ndagushimiye ko utazi humure, kandi ko gahunda icyo wagambiriye ku muntu wese uzagikora. Nibutse abarwayi mu bitaro basange bakubone, nibutse umuntu wawe uri wenyine akubone, hari uri mu nzu uri kurira yumve ihumure, hari ufite amasezerano amaze igihe kinini yumve ihumure, hari uwari urwaye yumva ko napfa bizaba birangiye, yamenye ko iwabo hahari tuzataha, kandi ko badutegereje. Haleluya. Ndashaka ko umuntu wese mu gice arimo umuhereza ihumure. Urakoze, urakarama Mana, tugushimiye icyigisho duhaye, kandi tugushimiye ko utubwiye ngo tubwire abantu bawe ngo nibahumure, be gutinya, bakomere, kuko uri kumwe nabo, cyo wagambiriye uzagikora. Hereza umugisha umuntu wese udukurikiye, kandi ikiruta byose tuzabane nawe mu bwami. Tugusabye twizeye ko ubikoze, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.